tuve mu magambo ahubwo tubishyire mu bikorwa, twerekana ingero z'ibihamya bifatika. Byibuze dufate nk'ibitabo 5 bya Ahlus Sunna wal Jamaa. Bayisilamu mutarabashia ni mukanguke, iki nicyo gihe nta kindi. Karidinari w'agace ka Najiran agikubita amaso iryo tsinda ry'abantu 5 yahise yanga burundu gukorana na bicyo gikorwa cya mubahala. Yarambaje ati Sheikh, iyi aya yinsobanurira ko naganire n'umushi yarambwira ngo iyi aya ivuga kuri Hassan na Hussein na Fatima ko ari bo bavugwa. Nsobanurira abantu icyo mubahala ari cyo mu ncamake, no kuvuga ngo n'imvugo igira iti tuzana abategarugori bacu ni Fatima Zahra alayha salam uvugwa, nahagira hati tuzana abana bacu haravugwa Hassan na Hussein. Ubuislamu bw'umwimerere, Abu Muhammad Shia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Nyuma y'ibyo bavandimwe ndongeye ndahabaye, ni hashimwe Imana y'igikomeje kutubungabunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbere yuko nkomeza, buri wese nabanza atega amatwi neza y'imirongo ya Qur'an. Ni suratu Al-Imran kuva ku murongo waho wa 59 kugeza ku wa 61. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ku izina ry'Imana nziza nyirimpuhwe zihebuje. Urugero rw'iremwa rya Yesu ku Mana ni nk'iremwa rya Adamu nyir'umubiri waremwe mu gitaka. Imana igategeka iti ba ikiriho gifite ubuzima, koko bigahita bigenda bityo nta kuzuyaza. Ibyo tukubwira kuri Yesu byose ni ukuri guturuka ku Mana, bityo ntukigere na rimwe ubarizwa mu babishidikanyaho. جاءك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Nibakomeza kukugisha impaka ku byerekeranye na Yesu, nyuma yo kugerwaho n'ubu bumenyi ndashidikanywaho, ubagira inama yo gukorana nabo igikorwa cya mubahala. Igikorwa gitya ubabwira uti nimureke dukusanyirize hamwe ababakurikira, abana bacu n'abana banyu, abategarugori bacu n'abategarugori banyu, twebwe ubwacu namwe ubwanyu, maze twiyembaza Imana, tuyegurira impaka dufitanye, twibombaritse kandi twicishije bugufi, dusabira umuvumo ababeshya hagati yacu namwe. Imana ivuga ukuri iteka ryose. Dusomewe Qur'an alhamdulillah. Ngira ngo iyo mirongo irasobanutse neza, ntituri bujye muri rwinshi. Hanyuma ahubwo twibaze ngo byagenze bite ngo izi aya zihishurwe? Zahishuwe kubera bande? Habaye iki? Inkuru y'ibyerekeranye n'ihishurwa ry'izi aya iteye gute? Buriya mu bishobora kugufasha gusobanukirwa aya runaka za Qur'an, harimo kwibaza ikibazo nk'icyo ngicyo twibajije, kumenya impamvu y'ihishurwa rya aya runaka ushaka gusobanukirwa. Biratuma ubasha gusemura neza iyo aya, biratuma uyisesengura mu buryo bukoroheye, uranayitangaho ubusobanuro buzima. Mbere yuko dukomeza, hagati aho ngaho mubanze mwumva uyu nguyu gatoya. Ni umushekhe mu basuni n'abawahabi mu Rwanda, ngira ngo bamwe muramuzi. Mbere y'iminsi ngahe hari umuyisilamu wigeze kumbaza kuri aya iboneka muri suratu Al-Imran, fa in tawallaw faqul ta'alu. Iyi aya
yarambaje ati Sheikh iyi aya yinsobanurire ko naganiriye n'umushi yarambwira ngo iyi aya ivuga kuri Hassan na Hussein na Fatima ko ari bo bavugwa ngo nad'u abna'ana wa abna'akum, duhamagara abana banyu bacu namwe muhamagara abana banyu, wa nisa'ana, duhamagara abagore bacu, wa nisa'akum, namwe muhamagara abagore banyu, wa anfusana wa anfusakum, natwe ubwacu tuze namwe muze. Mu aya yavugaga Hassan na Hussein n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nibwo natanze darsa yuzuye no kuri channel yanjye ya YouTube iriho ngaragaza yuko abamenyi ba tafsir duhereye kuri Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari n'abandi ba mufassirina baje nyuma ye basobanuye Qur'ani babahanga nka Al-Qurtubi na Ibn Kathir n'abandi batandukanye, bose bagaragaza ko kumanuka kw'iyi aya ni Nasara Najran. Abakristo bari bavuye Najran baje bamara mu musigiti w'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hafi ukwezi kose bari kudibetinga, bari kuburana n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man huwa Isa, Yesu ninde. Deba yamaze kino gihe cyose Mwenyezi Mungu yasoje amanuye aya mubwira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngo nibongera kwanga kwemera ibyo uri kubereka nyuma yo kubereka ibimenyetso by'uko Yesu ari intumwa atari umwana, ngaho no muhamagarane mwese, muzana abana banyu bazana abana babo, bazana abagore babo muzana abagore banyu, muze nabo baze, hanyuma murahire kuri Allah, Mwenyezi Mungu amanura imivumo kuri babandi bose banga kwemera. Muramwiyumviye aragaruka kuri izo aya twatangiye musomerwa, arasobanura impamvu y'ihishurwa ryazo. Ibyo asobanura kuri izo aya nibyo rwose mu ntangiriro, gusa hano muhitondere, pay attention. Ntabwo arangije inkuru yose, ayiciyemo kabiri, hari ibyo arimo ahisha. Ntashaka gukomeza ngo avuge niba icyo gikorwa cya mubahala cyarabayeho cyangwa se uko byagenze nyuma yaho. Ni bande intumwa y'Imana yazanye nk'abana bayo? Ni bande intumwa y'Imana yazanye nk'abategarugori? Ni bande intumwa y'Imana yazanye nkayo ubwayo? Ibarabimira bunguri, ntashaka kubivugaho kandi bihari, ndetse byanditse no mu bitabo yigiramo idini. Nsobanurira abantu icyo mubahala ari cyo mu ncamake. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kugaragaza gihamya ndakuka yumvikana neza ishimangira ingingo runaka y'idini, iyo uruhande muri kujya impaka rukomeje kwigiza nkana no kwihunza ukuri, uba ufite amahitamo yo kuruhamagarira guteranira hamwe mukisunga Imana, mukayitegera ibiganza mwinginga ko ibagaragariza umunyakuri binyuze mu gusabira umuvumo uruhande rubeshya nkana hagati yanyu. Deba yamaze kino gihe cyose Mwenyezi Mungu yasoje amanuye aya mubwira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngo nibongera kwanga kwemera ibyo uri kubereka nyuma yo kubereka ibimenyetso by'uko Yesu ari intumwa atari umwana, ngaho no muhamagarane mwese, muzana abana banyu bazana abana babo, bazana abagore babo muzana abagore banyu, muze nabo baze, hanyuma murahire kuri Allah, Mwenyezi Mungu amanura imivumo kuri babandi bose banga kwemera. Hanyuma tugarutse muri icyo gikorwa gikomeye cy'amateka, nk'uko kivugwa muri izo aya, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaje iri kumwe n'abantu bane gusa. Fatima Zahra alaiha salam yazanywe nka nisa'ana cyangwa se abategarugori bacu. Intumwa y'Imana izana Imam Hassan na Hussein alaihi salam nka abana'ana cyangwa se abana bacu. Hanyuma kubyerekeranye na anfusana cyangwa se twebwe ubwacu, intumwa y'Imana izanye Ali bin Abi Talib alayhi salam, kandi mu kumuzana yashimangiye ko rwose yo nawe ari nka roho imwe mu mibiri ibiri, kandi ko bafite ibigwi bihwanye uvanyemo gusa kuba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ari intumwa y'Imana. Byagenze bite rero intumwa y'Imana ije igaragiwe n'abo bantu bose tuvuze? Karidinari w'agace ka Najran agikubita amaso iryo tsinda ry'abantu batanu, yahise yanga burundu gukorana na bicyo gikorwa cya mubahala. Agenda avuga ati nkurikije uko mbona aba bantu bipanze, uko basa byonyine, uko bagaragara inyuma, baramutse banasabye Imana ngo ivane umusozi hano iwimurire hariya, byahita bibaho direct. None koko ubu twakorana nabo mubahala? Reka abakristo b'Inajirani babyanga batyo, ahubwo mu cyimbo cya mubahala bahitamo kujya baha umusoro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ese ibyo byose tuvuze haba haraho byanditse mu bitabo, by'umwihariko ibitabo bya Sunni na Wahabi? Yego rwose. Tuve mu magambo ahubwo tubishyire mu bikorwa, twerekana ingero z'ibihamya bifatika
byibuze dufate nk'ibitabo 5 bya ahlus sunna wal jamaa. Duhereye ku gitabo kizwi cyane mu basuni n'abawahabi kurenza ibindi, igitabo Sahihu Muslim. Uyu muslimu aratubwira iki kubyerekeranye n'iki gikorwa cya mubahala? Rambura icyo gitabo, kitabu Fadailu Sahaba. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. baratubwira ngo ubwo iyi aya yahishurwaga ivuga ngo nimuze duhamagara abana bacu namwe muzana banyu, gukomeza kugeza aya irangiye, intumwa y'Imana yazanye Ali, Fatima, Hasani na Hussein alayhimus salam, maze iravuga iti Mana nyagasani dore aba nibo bantu banjye. Ni ukuvuga ngo iyi aya yahishuwe ivuga ahlu bayt alayhim afdalu salatu wassalam, cyangwa se abo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. None se kubeshya ngo ntaho iyi aya ihurira n'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana, mu gihe iby'iyi aya tubisanga mu bitabo bya ahlus sunna wal jamaa by'umwihariko akangaka sagahoma munwa bavandimwe. Hanyuma twinjira mu gitabo cya kabiri, Tafsiru al-Kashaf cy'umumenyi w'umusuni uzwi cyane Zemakhshari, munsi ya ziriya aya zo muri suratu Al-Imran, by'umwihariko iyo aya igaruka ku bijyanye na kiriya gikorwa cya mubahala. Wa fihi dalilun la shay'un aqwa minhu ala fadli ashabil kisa alayhimus salam. Arakubwira ngo aya ya mubahala, aya 61 muri suratu Al-Imran, ni dalili cyangwa se ni gihamya ikomeye cyane igaragaza ibigwi bitangaje by'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, cyangwa se ahlu kisa, abantu bo mwishuka, abo intumwa y'Imana yorosha ishuka yarangiza ikavuga iti Mana dore aba nibo ahlu bayti banjye. Zemakhshari ati nta nindi dalili yagaragaza ibigwi byabo mu rugo rw'intumwa y'Imana kurenza iyi aya ya mubahala. Ariko umunyeshuri w'uyu Zemakhshari wibereye i Kigali mu Rwanda ati ntaho iyi aya ihurira nabo mu rugo rw'intumwa y'Imana. Dufate ibyo umunyeshuri avuga cyangwa tugendere ku bya mwarimu we. Twagiye n'ikindi gitabo cy'abasuni, igitabo Ma'rifatu Ulumil Hadith cya Hakim Haskani Nishaburi. Bamwita al-Imam, al-Hakim, al-Hafidh. Ibyo byose ni ibigwi bifite icyo bisobanuye mu basuni n'abawahabi. Hanyuma muri kino gitabo cye arakubwira ati Anil Kalbi an Abi Salih an Ibn Abbas fi qawlihi azza wa jal ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum ila qawlihi al-kadhibin نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي نفسه ونساءنا ونساءكم في فاطمة وأبناءنا وأبناءكم في حسن وحسين والدعاء على الكاذبين نزلت في العاقب والسيد وعبد المسيح وأصحابهم. وينشابور مريتنا جتاوة رجلتي biturutse kwa Ibn Abbas aravuga ati imvugo y'Imana higira iti babwira ngo nimuze tuzana abana bacu namwe muzana banyu, tuzana abategarugori bacu namwe muzana banyu, kugeza ku musozo wa aya yahishuwe ivuga intumwa y'Imana na Ali ibn Abi Talib alayhi salam uwiswe nafsu rasul, bivuze ngo we n'intumwa ni nka roho imwe mu mibiri ibiri. Ni imvugo igira iti tuzana abategarugori bacu ni Fatima Zahra alayha salam uvugwa, nahagira hati tuzana abana bacu haravugwa Hasani na Hussein, naho ahavuga ngo dusabire umuvuma babeshya haravugwa uwitwa Aqib n'uwitwa Sayyid hamwe n'uwitwa Abdul Masih
n'abandi bakristo bari babaherekeje muri icyo gikorwa. Twakomeza gusoma muri kino gitabo, uyu hakim akagira ati waqad tawatarat al-akhbar fi at-tafasir an Abdullah bin Abbas wa ghayrihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akhadha yawm al-mubahala بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هؤلاء أبناءنا وأنفسنا ونساءنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ويهاكم ركم زجرتي amakuru atariho ivumbi kandi yakimoma asobanuriye aya yaba yaturutse kuri Abdullah bin Abbas n'abandi, avuga ko kuri uwo munsi wa mubahala intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaje ifashe ukuboko Ali, Hassan na Hussein, Fatima bamushyize inyuma yabo, nuko intumwa iravuga iti dore aba ni abana banjye, ni abategarugori bacu kandi natwe ubwacu twiyiziye, ngaho namwe nimuze muzana abana banyu n'abategarugori banyu, ubundi dusaba Imana ivuma ababeshya hagati yacu namwe. Subhanallah. Ibi ngibi ni ibitabo bya Ahlus Sunnah wal Jamaa bigaragaza ko iyi aya ya mubahala, izi aya twatangiye dusoma ni aya zirebana n'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nitwinjira muri tafsiru ad-Durr al-Ma'thur fi tafsir al-Ma'thur, igitabo cy'umumenyi Suyut, ikirangirire mu bamenyi ba Ahlus Sunnah wal Jamaa. Jabir ibn Abdullah Ansari ati mu guhishurwa kw'iyo aya intumwa y'Imana yaje ifashe ukuboko Ali, Hassan, Hussein hamwe na Fatima, ahamagariye abakristo gukora mubahala barabyanga. Intumwa iti ndahiye kuyangiza intumwa ko iyo baza kuramuka bibeshye bagakorana mubahala nanjye bari guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ibi ni ibitabo bya Ahlus Sunnah wal Jamaa. والذي بعثني بالحق لو فعل لأمطر الواد عليهما نارا. قال جابر وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة. agakomeza ati iyo aya yahishuwe kubw'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa anfusana wa anfusakum ni intumwa y'Imana na Ali bin Abi Talib, wa abnaana ni Hassan na Hussein, wa nisaana ni Fatima. Twajya mu gitabo tafsiru Qur'an al-Azim cya Ibn Kathir, uyu nawe n'umumenyi benshi bazi, uzwi muri Ahlus Sunnah wal Jamaa n'abawahabi cyane ku bwinshi. Ugasanga muri kino gitabo naho barakubwira ko intumwa y'Imana yaje ifashe ukuboko Ali, Fatima, Hassan na Hussein. Qala Jabir anfusana wa anfusakum Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa Ali bin Abi Talib wa abnaana al-Hasan wal-Hussein wa nisaana Fatima. Muri icyo gitabo umusahaba Jabir ati wa anfusana wa anfusakum ni intumwa y'Imana na Ali bin Abi Talib, wa abnaana ni Hassan na Hussein, wa nisaana ni Fatima. Nanditse bakanakubwira ko uko ariko Hakim Nishaburi yasobanuye mu gitabo cye Al-Mustadrak n'abandi bamenyi banyuranye ba Sunni. Wa hakaza rawahu al-Hakim fi mustadrakihi. Ibitabo bya Sunni byemeza ibintu byinshi cyane, ntabwo twabirondora ngo tubivemo. Urebye urasanga amakuru avuga kuri aya ya mubahala ni kimomo nk'uko benshi mu bamenyi bagiye babigarukaho. Hanyuma kuba umushekhe wiyicariye i Kigali yabihakanira kure, ni bya bindi tujya tuvuga by'abiyita abasuni nyamara ari abawahabi. Kimwe mu birango by'abawahabi ni ukugerageza guhakana sifa cyangwa se ibisingizo ibyo ari byo byose byabo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bipfa kuba ari ibisingizo byaje cyangwa se bitagaruka, bitavuga Abubakari, Umar
n'abandi basohaba babo, ariko bikaba bivugwa kuri ahlul bayt. Ibyo ngibyo barabihakana, kabone nubwo byaba bigaragara muri aya ya Qur'an nk'ibi turimo tugaragaza hano, uhereye ku bamenyi babo nk'aba Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab n'abandi bose n'uwo mujyo. Aya ya Qur'an nk'iyi ngiyi ivuga kuri ahlul bayt mu buryo bweruye, arifata akayitangaho ibisobanuro binusuye ngo hati itaza kugira aho ihurira na Ali bin Abi Talib alayhi salam, itagira aho ikubitanira na Fatima Zahra alayhi salam, itazamo Hasani na Hussein alayhi salam. Wagira ngo baramutse bajemo, dore ko ari nako kuri, hari icyo bimutwaye, hari ingaruka bimufiteho. Uwitwa Ibn Taymiyyah hagati aho nawe ni umumenyi wabo, akaba yaragize ati man ankara ma thabata bil ijma wa tawatur fahuwa kafir. Ibn Taymiyyah ati uhakanye imvugo kimomo yemeranyijweho na benshi mu bamenyi, uwo bari umuhakanyi. Bisome mu gitabo Minhaju Sunnati Nabawiyya cy'uyu nguyu Ibn Taymiyyah, umuzingo wa mbere, paji 109. Nyuma y'iyo mvugo uwari wese yabaza ubwenge bwe akagira icyo yibwira. Deba yamaze kino gihe cyose, Mwenyezi Mungu yasoje amanuye aya amubwira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngo nibongera kwanga kwemera ibyo uri kubereka, nyuma yo kubereka ibimenyetso by'uko Yesu ari intumwa atari umwana, ngaho no muhamagarane mwese, muzana abana banyu, bazana abana babo, bazana abagore babo, muzana abagore banyu, muze nabo baze, hanyuma murahire kuri Allah, Mwenyezi Mungu amanura imivumo kuri babandi bose banga kwemera. No mu gusoza abavandimwe, ndacyabahamagarira kujya mwegera abayisilamu b'abashiya mukababaza. Bayisilamu mutari abashiya nimukanguke, iki nicyo gihe nta kindi. Nimba wumvise ibintu bitangaje cyangwa biteye ubwoba ku bayisilamu b'abashiya, ukumva bivugwa n'utari umushiya, fata iya mbere, gerageza utinyuke wegera abashiya ubabaze icyo babivugaho, kuko byinshi mu bivugwa ku bushiya n'abashiya nibigamije gusebya, guteranya no kwangisha abantu abandi. Ndasaba Imana ko yadushyira kure y'inzangano zishingiye ku matsinda atandukanye tubarizwamo. Ndasaba Imana ko yatwongerera ubumenyi. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.